hanyuma abazungu noneho bafata nkanjye nabikorewe ndabizi yego bafashe indangamuntu yanjye bayandikaho ubututsi urumva bashingiye kuki bashingiye ku nka twari dutunze yego bafate iya murumuna wanjye bayandikaho ubuhutu cyoda mwabaga indimwe tuva indimwe mwarabyawe n'umubyeyi umwe burengero umwe abumuhutu burengero kuko yara umutungo we wari mugufi baheraga ku nka 9 yari afite inka nkeya baheraga ku nka 9 kugeza ku nka imwe uwo nguwo akaba ari umuhutu mbanje kugusuhuza wowe dahwema kutwereka kudukurikira kuri Tambuka TV. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira tugiye kubagezaho ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro cyiza cyane cyane wowe udukurikiye uri urubyiruko ni ingenzi cyane. Turi kumwe rero umubyeyi dukunda kandi ugeze mu myaka y'izabukuru. Mubizi neza ko burya ababyeyi ni inzu z'ibitabo. Iyo tugize amahirwe rero tukabona ababyeyi nk'aba bakuze biradufasha iyo batuganiriye bigiraho bitivana ndetse naho bidushyira. Reka rero muri uyu mwanya naje gusaba undi mubyeyi nawe kugira ngo aze kumfasha kuganira n'umubyeyi wacu muzehe ugeze mu myaka mikuru kandi ufite ubunararibonye. Rero nimucikwe ni kuri Tambuka TV, mwari kumwe nanjye ariko by'umwihariko reka twakire n'umubyeyi kugira ngo adufashe mu kiganiro bagende baganira, aze kutuganirira ku mateka y'u Rwanda uko abanyarwanda babagaho mbere y'umwaduko w'abazungu. Murakoze cyane rero reka tukwakire kugira ngo dufashe kuganira na muzehe ariko by'umwihariko muratangira mutwibwira. Murakoze cyane, nitwa Nsengimana Jean Marie Vianney, nkaba nanjye ndi umugabo ndi umubyeyi ukunda amateka. Hanyuma rero ndabasuhuje muze nkuko rero uyu muvandimwe bivuze. Ubu rero tugiye kuganira ugiye kuganirira urubyiruko rukeneye kumenya byinshi ku mateka y'u Rwanda. Mbere yo kugira ngo ugire icyo utuganiriza turagira ngo tubanze tugusabe utwibwire. Witwa nde, uri mwene nde? Murakoze cyane, ndabibwira ndi umunyarwanda kamere. Navutse mu mwaka w'igihumbi 1931 mu icibwa ry'umwami Musinga mu iyima ry'umwami Rudahigwa. Navukiye ahantu hitwa i Murambi, uriya bitwa Gatete, ubwo hari Mutara. Impamvu kwavukira data yaracikutse avuye muri Tanzania, avuye i Karagwe ahitwa Gikaragwe. Nawe yacangwe n'umwami Musinga kuko niwe wari ufite imbuto ya Musinga. Yego. Baramuca nawe ngo atazagira ahahurira n'u Rwanda. Abazungu umwaduko wabo baje banga ubumwe bw'abanyarwanda kuko basanze busobotse. Hariho ubumwe karemano n'ubumwe kamerano. Abanyarwanda bari bumwe karemano, baremanywe n'Imana. Baremanywe n'Imana yabahanze ibaha igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda basengaga Imana imwe. Yego. Rukumbi. Abanyarwanda baterekeraga kimwe abakurambere babo. Basekuru ba nyirakuru bapfuye bavindimwe. Ni kimwe babaterekeraga, nta waterekeraga uko undi nguko. Abanyarwanda baraguzaga kimwe. Abanyarwanda barashyingiranaga.
abanyarwanda barahekanaga, abanyarwanda barasuranaga, abanyarwanda bari basebetse imisanzu y'imihigo. Abanyarwanda bahigaga ko batazahemukirana, bangana cyangwa baryana cyangwa bacurana. Ibyo byari imihigo y'abanyarwanda. Abanyarwanda rero gaca bintu abazungu baje babibonye basanga nta kindi kizabashobora usibye kubacamo ibice, batangira kuzana amadini. Rero baje bayikoreye amadini. Hageze bamwe baba Poroso, abandi Gatolika, abandi ba Adventiste, yego, n'abasilamu nabo icyo gihe bari bariho. Ubwo rero umuporoso agatangira kuzirana n'umugatolika, umugatolika akazirana n'umudiventiste, kuko icyashobotse gatolika niyo yabaye nyinshi mu Rwanda, kuko ariyo yari ku butegetsi. Hanyuma rero bazana kubatiza, barabatiza, batwambura uko twarabatizaga twebwe ibyo bitaga kwatura. Twarabatizaga ibyo bitaga kwatura. Yego. Ni kimwe rero no kusuka amazi ku gahanga cyangwa kwinika mu mazi cyangwa n'ibindi. Abanyarwanda nicyo karemano yabo baraturaga. Yego. Kandi nta munyarwanda utaturwaga. Nta munyarwanda utaturwaga. Abanyarwanda baraguzaga basaba Imana ngo ibacishirize mu ndagu zabo icyo bifuza bakibone. Niko babigenzaga. Kandi rimwe na rimwe Imana yarabibahaga. Banyarwanda, namwe banyarwandakazi, namwe mushaka kumenya abanyarwanda. Abanyarwanda bari bamwe, mutekereze Gasabo kwingana, yavuyemo u Rwanda rugari rwa Gasabo, ikavamo Kigezi, ikavamo Ikongo. Abanyarwanda ari bamwe bafatanya urunana, barasanira igihugu cyabo, bagura igihugu cyabo. Abanyarwanda rero kwamuramo ubuntu, bakaba ibikoko, bakabyaramo ibikoko, ni kubw'abakoloni. Murakoze cyane. Ibyo byose muduhaye ikiganiro gisa naho ari incamake kirebana n'uko abanyarwanda babanaga. Ubu rero nk'umwana w'urubyiruko cyane cyane ashobora kwibaza, urumva wowe tubwira ibyo wabayemo, abenshi mu myaka yacu cyangwa se n'ab'inyuma yacu ntabwo babibayemo, ntabwo babizi. Uwakubaza ati abanyarwanda ko bari bamwe bose ari abanyarwanda, amacakubiri yabo isoko yayo ni iyihe? Umuzi nyamukuru wabyaye amacakubiri y'abanyarwanda yanagereje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, wamusobanurira iki? Amacakubiri yavuye hehe? Amacakubiri uko yaje biranyuranye, biteye ubwoba. Kuko umunyarwanda ngo azatinyuke kwica undi birababaje. Kuko abanyarwanda, nta munyarwanda n'umwe utaravaga intumwa n'undi. Hari amoko y'abanyarwanda abazungu babashyiriyeho amoko. Hari amoko y'abazungu kamerano. Amoko yazanywe n'abazungu. Yego. Kamerano ariko. Yego. Abanyarwanda bari bafite amoko. Uvuze ngo kamerano nukuvuga ko atari karemano. Si karemano. Yego. Karemano n'abanyarwanda. Nagira ngo bibanze bisobanuke neza. Karemano n'abanyarwanda bava indimwe, babana basobetse,
bavindimwe basangiye byose, amata n'ubuki mwumvaga bitemba mu Rwanda, si ibindi, ni urukundo rwahabaga. Ni ukugenda uri mu bantu utagenda mu binyamaswa. Ni ukugenda aho ugeze ukabona aho urara, aho ugeze ukabona abaguherekeza, aho upfuye akabona abamuhamba. Abanyarwanda rwose, bagenzi banjye, bana banjye, bavandimwe, Abanyarwanda, abazungu barabahemukiye, abakorone kugira ngo bakomeze u Rwanda, bakomeze rubu rwabo, ntacyo bikanga, nibyo babazanyemo umwiryane, bararyana kugira ngo wenda bashire. Ntabwo Abanyarwanda ari ibyabo baremanywe, ibyabo ni ibimerano babateyemo. Ibyo rero bimerano nibyo dushaka kumenya, ni ibiki byatangiye bite? Kuko turagira ngo tubimenye, cyangwa se urubyiruko rubimenye, ibyo bazanye ni ibiki, byatangiye bite, babigenzaga bate kugira ngo bacemo abantu ibice? Baremye amoko, bayahindura ukuri, kandi amoko yaremanywe yaberaga nk'Abatutsi, Abahutu, Abatwa. Yego, byari bivuze iki? Abatutsi byavuye ku butunzi. Ku butunzi? Ubutunzi bw'iki? Bw'amafaranga bw'iki? Ubutunzi, imari y'igihugu, ubukungu bw'igihugu bwari ubutunzi cyane cyane bw'Abanyarwanda bw'inka. Yego. Abatunzi rero nibo bitaga Abatutsi. Batunzi, bari batunzi. Abari batunzi. Hanyuma rero abandi bahingaga babitaga abakungu. Abakungu? Abo ni abahingaga batagiraga inka. Abo bari bafite ibishyimbo, bafite ibijumba, ibintuza. Kuko niwo w'umwuga wabo. Uwavaga mu bukungu yabaga uwitwa umudirigi. Yego. Uwavaga mu butunzi yabaga umworu. Yego. Ni ukuvuga ngo uwahoze afite ubukungu bwashira yitwa umudirigi. Icyo sinari ngize. Ariwe mutindi. Ariwe mutindi. Mutindi, ariwe mudirigi. Naho wabaga atunze? Yava mu butunzi akaba umworu. Akaba umworu? Yego. Ayo rero amoko, ubwo buryo Abanyarwanda babagaho bijyanye n'ibyiciro byabo, byaje guhinduka amoko bite rero? Guhinduka amoko rero, ako byahindutse amoko. Nk'ubu dufite ibisekuru mu Rwanda 18. Yego. Hanyuma 18, ibyo ngibyo ni ibishami kugira ngo Abasinga atazarongora umusingakazi. Yego. Umugesera atazarongora umugesera mwene wabo kazi. Bamenye inzu baturukamo n'amazu. Yego. Bamenye ngo niba bari mu bisekuru 5 cyangwa 6 baye batashakana, bazashakane mu bisekuru nibura bigeze ku 8. Yego. Babone kuba bashakana, ariko ibisekuru bya bugufi bire kuba bashakanamo. Nicyo Abanyarwanda babishakiraga. Hanyuma abazungu noneho bafata nkanjye nabikorewe, ndabizi. Yego. Bafashe indangamuntu yanjye bayandikaho Ubututsi. Urumva? Bashingiye kuki? Bashingiye ku nka twari dutunze. Yego. Bafate iya murumuna wanjye bayandikaho Ubuhutu. Cyoda, mwavaga indimwe? Tuva indimwe. Mwarabyawe n'umubyeyi umwe? N'umubyeyi umwe Burengero. Umwe w'Umuhutu? Burengero. Kuko yara umutungo we wari mugufi. Baheraga ku nka 9. Yari afite inka nkeya. Baheraga ku nka 9 kugeza ku nka 1, uwo nguwo akaba ari Umuhutu. Bahera ku nka 10 kugeza ku 100 akaba ari Umututsi. Nubwo muvindimwe, nubwo mwagira muti.
yego urumva none umbabarire ngo baze ikibazo uwo muvandimwe wawe wabaye umuhutu wowe ukaba umututsi we yitwaga nde yitwaga nde izina kuko nuko kugira ngo twumve ko ibyo bintu uko byari byo uwo murumuna wawe wiswe umuhutu kandi muvindimwe izina ryo uraryibuka ndaryibuka yego yitwaga Disi yitwaga Disi yego niryo kuko Disi yarikuye mu mahanga aho data yari yarashikiye nababwiye ko nawe bazungu bari baramuciye yego urumva ajya i Karagwe hari hakiri abongereza yego hari bwongereza noneho acikutse abi Murambi uriya wo kwa Gatete ariwo wari mu Mutara yego urumva niho yatubyariye ubwo ngubwo acikutse ubwo no kuvuga ngo wowe wabaye umututsi kubera inka zari ziguje umubare bashakaga hanyuma ni murumuna wawe cyangwa ni mukuru wawe ni murumuna wawe aba umuhutu kuko yari afite inka ni ukuvuga bashingiye ku nka kuko twamujaga ubwo birasobanutse bumva rero abareba uyu musaza murasobanukirwa ko iby'ubututsi n'ubuhutu ntabwo byari bishingiye ko abantu bavutse ahubwo byari bishingiye ko abantu bari batunze iby'abazungu byo kandi bagenzi banjye yego yewe mbaravuye kuri yego ndi umuhutu utiwande yego waburengero bwaringuye neza yego naburengero n'umuhutu waringuye neza ringuye neza n'umuhutu wa Sentama n'umuhutu wa Burengero nanone yego Burengero n'umuhutu wa Musoni tukagenda tukazagera ku bahutu bose na mama yari umuhutukazi yego umwana w'umuhutukazi yego umwana w'umuhutu niko yarahiraga yego yigeze kurahira umwana w'umututsi ntabwo yigeze kurahira umwana ntabwo nigeze kumva mu Rwanda iwacu mu Rwanda ntabwo nigeze kubyumva yego cyese yaba biriho kuri iki gihe yego naho ubundi yarajyaga ikubito ry'umuhutu warugeze rute mama akavuga ati yego umwana w'umuhutu warugeze rute ntabwo rero umuhutu y'izina ry'abanyarwanda bari bahuriyeho ry'umunyarwanda ushoboye yego ushoboye ntabwo ari umunyarwanda ubonetse wese ushoboye ubwo niba numvise neza ari amoko yatumaze sibyo ntabwo ari ay'abanyarwanda ahubwo yari ashingiye ku byiciro bya mikoro bari batunze ufite inka akaba umututsi utunze inka sibyo uko abazungu babigennye niba nabyumvise neza none se ikibazo nakubaza niki wabwira umuntu urimo ukurikiye iki kiganiro wabaswe n'ibyo ngibyo bikaba ari byo biba mu bwenge bwe no mu bitekerezo bye niyo nama wamugira inama namubwira yego ni ukumenya ko ari umunyarwanda iyo nama nayimugira ko ari umunyarwanda na se ari umunyarwanda na nyina ari umunyarwandakazi yego akamenya ko urupfu abazungu bazanye ko ari urwo bashakaga kumaraho abanyarwanda bose bajya kumara abatutsi bakazamara nabo bahutu bashaka kurimbura abanyarwanda bose bashaka kuzarimbura abanyarwanda bose yego urugero mwebwe murabibona bugufi nimujye kureba kwa Kadafi yego kwa Kadafi hari umuhutu n'umututsi muri Libya ubu niba bamaze niba ari mu matongo yego ntibababwiraga ngo ntacyo amaze rero mu Ruhengeri intambara yabaye muri batangiye kwica kurwana muri 59 mu kwezi ngirango kwa 11 yego nibwo habaye intambara ahantu bavuze ngo bakurikiye mu mutwa hanyuma bahica abantu 3 bisa n'ibihosheje noneho bavuga ngo abazungu baravuga ngo nibanje abatutsi abazungu n'indege yabo yitwaga Ngomba Bishire y'agahondo yatangaga amatagiti inzandiko urumva ngo abatutsi bishe Musinga
bica Rudahigwa none barashaka kwica na Kigeli ngo ni mubange mu batwikire bava aho ngaho kuko bagiye kubamarira babamariye abami. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bari bakunze umwami cyane noneho barababeshye kubera uko bamwimitse. Yego nabyo byababaje abazungu cyane. Yego bari bazi ko batimika umwami. Urumva noneho ku buryo bamaze kugira Bugesera abantu bavuye iriya mu Rukiga abenshi mu Rukiga ubwo ni za Byumba Ruhengeri na Gisenyi ni Ruhengeri ni Gisenyi ni igice cya Byumba cyo hasi baragenda babarunda Nyamata ngo bicwe na Tsetse bicwe n'izuba urumva kubera ko batari batamenyereye kandi harabishe koko kandi barapfuye nari impari wari uhari barapfuye cyane bafite umugezi umwe witwa Rwakibirizi niho mugezi bari bafite kandi bari abantu 9,000 9,000 nibyo byahageze icyo gihe urumva ntabwo rero barekeye aho noneho abanyarwanda bamaze bumva bakuye kugarura abanyarwanda babo ko babahemukiye abazungu barababwira bati nimubagarura muzakuraho amazu yabo bazabarihisha ibyabo mwangije bashatse kubagarura babona ko bazagira ikibazo cyo kubishyura ibyabo bati muzabikura birimo n'amazu kuko bajyaga baza babagemurira na Nyamata aho ngaho urumva ariho bajyaga babagemurira urumva ko bari bamwe barabagemuriraga Nyamata oya na Rukinga abantu bajyaga bagemurira umuntu witwa Musuhuke wo mu Ruhengeri bajyaga bahamugemurira urumva abazungu rero amacakubiri nibyo bambwiraga ngo nk'ubu mwana akwiye kumenya icyo akwiye kumenya ni ukumenya ko ava indimwe n'undi yego ava indimwe n'undi kandi akamenya ko uwabateranyije atabakundaga ntawe yakundaga n'umwe bahutu b'abatutsi ntawe yakundaga icyo yashakaga ni ukugira ngo abone icyuho cyo kwiba ibyabo abatanya bategeke umukuru bategeka abibi batwara ibyabo habura utabara undi batikomera abibe bwa bumwe yari amaze kubusenya kandi umwe nibwo bagombaga aravuga turiya ni umuhutu uriya ni umututsi ni umuhutu wande mbese ni umuhutu yaba abaki umuhutu ni iki muzambarize umuhutu ni iki cyangwa se umututsi da ni iki turi umunyarwanda umwe yego tuvuka hamwe abazimu bacu ni bamwe abakurambere nubwo batunyaze bakabita babo tugasenga bantuza babandi n'ababita barya n'abakimo kabyara baburahamu n'abandi tutagira isano batumva nibyo tuvuga bakavuga ngo nibo ba sogokuru utazi icyo uvuga sogokuru ariko yewe icyo nitumara kumenya ko turi abanyarwanda abana bari ubu urubyiruko nimumenye ko urubyiruko rwijanditse kwica urubyiruko rwende wabo n'ababyeyi babo urubyiruko nimumenye ko ari mwebwe nanone mwagarutse mukazura bene wanyu muhigire kuri bariya bakijije abapfaga mubegere mubabaze ubutwari n'ubugabo bakoresheje kugira ngo barengere ababo barakoze baragahurana ingoma baragahurana leta y'ubumwe shiti rero mudukurikiye kuri Tambuka TV murabibona ko amasaha dufashe ariko birashimishije cyane kuganira n'uyu mubyeyi
nibidukundira tuzongera dushyire ikindi kiganiro cya kabiri. Murabona ko amasaha dufashe, ariko ikiganiro murabona ko ari ikiganiro cyiza, ari ikiganiro kidufasha nk'urubyiruko. Nibidushaka kandi ni nacyo cyerekezo dufite nka Tambuka TV, kugira ngo twigire ku mateka yaranze abanyarwanda bahambere mbere y'umwaduko w'abazungu, kuko utamenya iyo ava ntamenya niyo aya. Murakoze cyane rero, reka none abatumirwa dufite uyu munsi basezere, kandi turabasaba ko n'ubutaha mwakongera mukatuganirira nk'urubyiruko. Nanjye rero umusabe, yego, hari ahantu twari tugiye kugera hindiri cyangwa ibiryamo by'urukundo uko rwaza. Ubwo rero icyo yaragiye kuvuga, aravuga ko amasaha yagize yakuze, ariko noneho akavuga ko azagaruka. Reka rero dushimire uyu munyamakuru waje kudusura, sibyo? Hanyuma ubwo wagira icyo umubwira noneho tugasoza, ariko adusezeranye ko azagaruka kandi nabwo bizaba byiza. Urakoze cyane. Yewe, urakoze cyane. Ndakumva mubyeyi. Mwana wanjye, egera urubyiruko rurumuna rwawe na rukuru rwawe, ubegere ubabwire uti icyiza kiruta byose ni ukumenya ko turi Abanyarwanda kandi twabyawe igihugu cyadushaka ko turi Abanyarwanda, ntabwo turi abazungu. Hanyuma rero abaduteranije ntabwo bashakaga ko hari uwabaho, nabo ntibabashakiraga kubaho, bashakaga kuzabamaraho nyuma, ariko batagira uwo babaza ngo abo barazira iki. Maze rero mugire amahoro, wegere urubyiruko rwene wanyu, urubwira uti nyamuneka nimugaruke murebe iwanyu, murebe ba nyoko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawanga konka nyina ngo arwaye ubuhere. Murakoze, muraduha nimugaruka, kuko muzasanga tubafitiye ibindi bintu twababwira byagiye bihumanya Abanyarwanda, cyane nibyo twari tugiye kugeraho, twabuze intango yabyo, ariko bigeze hagati ntabwo twari tubigezeho. Twari tugiye kugera aho byacikiye. Murabyumva rero ko mu kiganiro kizakurikiraho umusaza tuzakomezanya mu kindi kiganiro kizakurikira iki ngiki. Rero ntimuzacikwe, kandi muri kumva ko ari ingenzi cyane, muri kumva ko ari umubyeyi, kandi umubyeyi uvuga amateka wayabayemo, atari wayasomye mu nyandiko, atari wayabwiwe, ahubwo aratubwira ubuzima yanyuzemo yabayemo. Nyeka rero ko ari ingenzi cyane nk'urubyiruko, ko aya mateka dukwiriye kuyigira kugira ngo adufashe dukomeze kubaka igihugu cyacu nk'Abanyarwanda, kandi tuzakigereze kure hashoboka. Bakunze rero mwadukurikiye kuri Tambuka TV, ndabashimiye, murakoze cyane. Murakoze cyane.